Yes, reka nongere rero mbasuhuze cyane mbifurize igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mudukurikiye mu masaha ya nyuma ya saa sita. Umugoroba mwiza n'umugoroba w'umugisha kuri mwe mwese n'ubundi mwahisemo kubana natwe muri mu masaha y'umugoroba. Igitondo cyiza kuri mwe mutwumva ari mu masaha mu gitondo biraza guterwa naho mutwumva mwerereye nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi mu gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa gatatu, turi tariki birumvikana 12 turi mu kwezi kwa gatatu, turi mu mwaka wa 2025. Aya masaha rero ikingaruye murabizi ko iyo tuje muri amasaha tuba tuje mu cyitwa ngo ni update, muri wa mwanya no twise ngo ni update time. Aya masaha mbazaniye icyitwa breaking news. Breaking news ibintu bimeze nabi cyane muri access zigiye zitandukanye. Turinjiramo dute rero sasa, reka tubanze tubabwire ko ahantu bita Ruvunge hamaze kuba tombe. Nkandira kuri subscribe, unkandire no kunzogera kugira ngo buri ko inkuru ihageze uzajye uba mu bambere mu kubona video. Ikindi rero kirenze kuri ibyo, wowe wabikoze kanda like ndetse una sharing, ubundi no tuzajye tubana. Ntabwo ari gusa muri Ruvunge hari kubera imirwano. Ruvunge iri muri Sud Kivu, ariko no muri Kivu y'Amajyaruguru naho imirwano imeze nabi. Hari kandi gace kari strategique ngiye kuza mu kanya kubabwira ko nako kamaze kuba tombe. Aha rero ni muri territoire ya Warikare naho urugamba rwazindutse, imirwano imeze nabi, isasu irimo kuvuza ubuhuha. Ni mu gihe nyamara Gisekedi asa naho arimo aragenda amanika amaboko, ariko ingabo ze zinari gukora contre attaque, zirimo kugenda zataka, usibye ko ziri guhura n'uruva gusenya nyine hariya kuri tere cyangwa se ku rugamba. Reka twinjire rero tuhere hano n'ubundi buri Sud Kivu nkuko nari mbabwiye mu gace kitwa Ruvunge. Aka gace kamaze kwigarurwa na M23, na gace kari kuzemo ingabo nyinshi z'abarundi ndetse na FDL na Wazalendo. Imirwano yabereye muri aka gaciro ikaba yatangiye ahagana ku isa katurebe kanze turebe. Iyi mirwano yatangiye ku isa moya zuzuye, kanze ibintu mbimanuke neza byegeranyije bitari disorder, ibintu biri organize biri ku murongo. Nukuvuga ngo agace kitwa Ruvunge iyo uturutse hano ku mupaka wa Kamanyora, n'umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugera ahantu bita Gatogota. Ariho aha Gatogota nababwiraga hari abarwanyi ba M23. Iyo urenze Gatogota ubwo uba urimo werekeza ahantu bita za Uvira. Mbere rero yuko ugera muri Uvira ubanza guca ahantu bita Gatogota, uturutse hano ubwo uturutse hano nyine ubwo za aka gace namaze kubabwira hano za Kamanyora, uhita ugera ahantu bita Gatogota, ukava Gatogota uhita ugera ahantu bita Ruvunge, ukava Ruvunge hari akandi gace kamwe ugeramo ahantu bita ngo ni Sange, uva Sange uhita winjira ahantu bita muri Uvira. Breaking news, ahantu ndagira ngo tuze kuhagendana neza, ahantu kuko nutabyumva neza biraza kukubera amayobera bitewe n'inkuru zimaze iminsi zitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ku munsi w'ejo nabivuzeho, abantu ntibabyumva neza, niyo mpamvu binsabye kuzana agakaramu ndetse n'agapapuro kugira ngo mpagusobanure neza uhumve neza. Nuvuga ngo ejo narababwiye nta hantu bita Gatogota niho M23 iri, ariko nkababwira ko agace kamwe akandi gace kari muri Gatogota kamwe karimo abarwanyi bizi ngabo nyine z'u Burundi. Nukuvuga ngo aka gace rero nuvuga ngo Gatogota ntabwo narabasobanurira, ndabwira ntabwo hangara ni studio yanjye, donc ni nka karere. Aha muri Gatogota rero igice kimwe cyari kirimo M23, ikindi gice n'ubundi kiri hafi na za Ruvunge, kuko aka gace cyangwa se iyi Gatogota ihanye imbibi na Ruvunge. Igice kimwe cyari kirimo izi ngabo z'abarundi, ariho zari zifungiye, force zabo zari zirenze M23 ko yinjira hehe, yinjira hano hantu muri za Ruvunge. Ariyo mpamvu n'imirambo yavaga za Kaziba ndetse n'inkomere M23 ubwo bakubitiraga muri uriya musozi, inkomere zose zavaga hano muri ibi bice cyangwa se hano muri Kaziba, byaraboroheraga cyane guhita bazinyuza hano muri Ruvunge, ariko ntibahahagarare, bagahita bakomeza berekeza mu gihugu cy'u Burundi kuko inzira birasa naho byegeranye. Nukubera iki? Nuko ari bazi ko hari force zabo n'ubundi ziri muri ako gace gato ka Gatogota zirinze cyangwa se zisa naho ziri kudefanda, ziri kurinda
ahangaha muri Gatogota. Ejo nawe babwira ndabwira nti aha hantu bari kuharasa bikomeye cyane, ahantu hafite drone zimeze gutya ziba zireba akantu ku kandi. Ejo rero baharashe basubika nimugoroba ahagana ku isaha saa moya za mu gitondo cya kare nibwo babyutse hano hantu bari kuharasa. Kuva muri iki gitondo imirwano imeze nabi, izi FARDC plutôt izi ngabo za Neva zashatse kuza ngo kubasubiza inyuma, noneho zihura n'akazi gakomeye kuko ubu tuvugana bari kuzirasa. Abantu muri hano muri za Kamanyora ngira ngo muri no kumva ibintu byitwa za Nyamugigima, ibintu by'ibikompora biri gucaho amasasu ameze nabi, cyangwa se amakompora ariyo ari kumvikana bikomeye cyane. Maze kuvugana n'abaturage hano muri Kamanyora, bambwiye ko ubwo bari bwose bafite ubwo bitewe n'ibyo bintu bya Nyamugigima biri kuhaturikira. Ndagira ngo mbibutse ko hano muri Kamanyora nta mirwano ikakaye yabayemo, M23 yahageze. Nubundi sanga ingabo za FARDC ndetse n'abarundi bamaze guhunga bagiye. Ari abazarendo ngira ngo utwo tuvedo mwagiye mutubona, abazarendo ari bari kugenda bacaracara nyine no ku mupaka aribo bahari, ingabo za leta ndetse n'izi ngabo z'abarundi zahataye. Abaturage bo muri Kamanyora bo ntago bigeze bahura n'urugamba, usibye kubona gusa imyiteguro y'iki gisirikare cy'u Burundi cyiteguriraga urugamba. Harakiri kuvuga kiti uko byaba kose sha M23 ntabwo izatwadvancingana, ariko hano muri Kamanyora nta rugamba rwigeze ruhaba. Ariyo mpamvu abaturage bano muri Kamanyora bari kumva amabomba ari kuvugira ngiyo hantu bita Ruvunge, bakifata mu matwi. Abana bacu rwose ubwo barimo gutitira, donc ibintu by'imiripuko nk'ibyo ngibyo ntabwo bari babimenyereye. Aka gace ka Ruvunge na gace kari karimo izi ingabo z'abarundi nyinshi cyane, hari ibirindiro bikomeye cyane. Ibirindiro bimwe rero mu by'ukuri ingabo nyinshi zaturukaga hano mu gihugu cy'u Burundi, umva biroroshye no guhita birukanka bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ariko na hantu abaturage bavuga bati babonye baravuga bati M23 nabarwanyi beza cyane, kuko bakigera hano muri Gatogota banze guhita badvancing imbere berekeza Ruvunge, ahubwo barazenguruka, force zabo zirazenguruka ku buryo abaturage baravugaga bati ariko se ko tubona abarwanyi ba M23 muri Gatogota tukabona barimo kugenda batanyuze imihanda, babagiye hehe? Kumbe barazengurukaga bari kujya aho ngaho muri territoire ya Walungu. Ariho ku munsi w'ejo wumvisha bari gukubita ahantu bita za Kaziba. Bakimara gukubita Kaziba rero abari hano muri Ruvunge basaga n'abari hagati n'ubundi rero naye babwira nti abangabo n'ubundi gisigaye ikiri buze kuborohera cyoroheshe kurusha ibindi byose ni ugutangira guhunga bagakuramo akabo karenge. Ikintu cyagombaga kuborohera deja ni ugutangira gukuramo akabo karenge bagahunga, kuko niba M23 yamaze kubagera hagati nta kindi usibye guhita batangira guhunga. Ku munsi w'ejo abayobozi cyangwa se abakomandazi b'urugamba b'ingabo z'abarundi ndetse na FDLR bari barimo hara muri Ruvunge. Ejo bari bazi ubwenge, bari bamaze kuvamo hakiri kare cyane ku buryo urugamba rufashe cyangwa se M23 ikoze iri gufata aka gace ka Ruvunge nta mukomandazi n'umwe arukirimo. Nahoze mbona udufoto turi kugenda ducaracara abasirikare b'abarundi nabo bafite imiterere cyangwa se bamaze gufata yangeso ya FARDC. Ari guhunga afite imbunda mu bwoko bwa machine gun ku rutugu, akabogisi bw'amasasu yayo mu ntoki, ariko hano ku mushumi w'ipantaro yaziritseho inkoko. Ntiyita ngo ni isake ngo ni iki, yaba iri gutera inkoko kazi wari kuzirika. Ukuruye ingurube, ukuruye ihene, donc icyo bafashe cyose ari guhungana. Babyita ngo n'ugufuya, bari gufuya. Ntago byoroshye. Ubu tuvugana rero mu mirwano hatangiye hagana ku isaha ya mu gitondo Ruvunge Tombe. Kizema gasaraba cyangwa se ndayivivuye yamaze kuva mu byimbo. Twihute cyane no duhite dusimbukira sasa kuko turashaka kugira ngo tujye ahantu hari imirwano, turashaka kugaruka cyane ku bintu bijyanye n'urugamba. Nyamara duhita twinjira n'ubundi hano muri Kivu Amajyaruguru, naho ahantu hari urugamba rukomeye cyane. Muri kuri kwezi kwashize cyangwa se reka tuvuge ngo mu minsi yashize aricyo kinyarwanda nkoresha, nigeze kubagezaho inkuru mbabwira uburyo ki M23 bita ngo ni kuri Peti, ubwo ni hano muri territoire ya Warikare, ariko hano hafi na za Masisi ndetse na Rucuro, uri kwerekeza ahantu bitazapinga kuri ka Kayorodrome. M23 yahubakaga ikiraro ku mugezi wa Mweso, ku mugezi wa Mweso, umugezi munini cyane bakubwira ko wari ufite metero nka
makumyabiri 15 gutya mu butambike ubujya hasi ari nka metero 20 gutyo. Uyu mugezi M23 ari kuhubaka ikiraro gishobora ku cyangwa se kigomba kuzajya cyifashishwa mu gihe bambukiranya bajya hano muri Warikare bavuye hano muri Masisi cyangwa se muri Rucuro, dore ko twose ari uduce dukoze kuri teritwari ya Warikare. Bakavuga bati noneho rero iki kiraro tuzakifashisha n'ubundi mu buryo bwo kugira ngo tugere harazapinga byoroshye cyane. Ikiraro bari bihaye intego y'igihe kingana n'ukwezi kwarageze, ikiraro barakirangije ku buryo aha hantu ubu tuvugana naho kuva mu gitondo cya kare hano ahantu bita za Petiho imirwano yari yamaze kuhava. Imirwano byagiye kugera ku isaha 2:00, imirwano iri kubera ahantu bita ngo ni Burayi. Abantu muzire neza iyi teritwari ya Warikare, aka gace bita ngo ni Burayi, na gace n'ubundi ni nko mu marembo ya Pinga, ku buryo ubu ngubu niba turimo kuvuga ubu none ubu turi kubuvugana hano turi mu kiganiro, turi ku isaha 7:46 ziri gushyira iminota mike ngo zuzure saha ya 8:00. Ntibize kugutangaza mu kanya ku isaha 9:00 bakubwira ko Pinga yose ku kibuga cy'indege ku Aerodrome n'amavideo n'iki bakubwira ko yamaze kubatombe, kuko abasufose za mbere niba baraho umve ngo force za mbere zatangiye kwinjira muri Pinga. Urugamba hano rwakaze, urugamba rwashyushye, donc bigeza aho umwana ra nyina ntiyumve. M23 hano ni ibiri gushorera gusa, ibiri gushorera. Izi ngabo zacitse imbaraga, zacitse kime zo ziba ziri kwirukankira gusa, ziba ziri muri kibuno mpamaguru. Baba barimo biyirukankira. Urugamba rwabakomeranye, urugamba rwabaye donc rwabaye imberenge ntiwareba namagasa. Urugamba rwabaye urugamba, ibintu byakaze. Nyamara nubwo hano bari kurwana umuhenerezo cyangwa se ari kurwana, umwuka w'ibiganiro wo watangiye kugenda ukwirakwira hose. Nabyo turaje tugiye kubigaruka, tubazane indi version nshya. Ariko intego nyamukuru n'ubundi nkuko mubizi ko kuri Jeune Official twe tuba turi abambere cyane mu gukurikirana ahantu hari kuri affrontement cyangwa se ku mirongo y'urugamba, tuba turi abambere, tuba tugomba kuza tukanacishamo tukababwira ibintu biri kuba hariya. Noneho rero M23 tugarutse hano muri Sud Kivu niramuka imaze ivuye hano Pinga, nanjye ngo Pinga imini Ruvunge. Mwibuka ko mu minsi yashize twabwiraga ko na Sange naho bari bafite force zari zaramaze kugerayo. Ikigaragara baraba bamaze guhita none binjira he muri Uvira. Iyi Uvira tayari nayo turaza kubabwira ibyayo, ingabo zo zirimo zirahunga gusa. Sinzi umuntu azambwira ati noneho ngo UN nabonye mu kanya hari umutarama azatangaza inkuru ko ngo UN noneho ngo yamaze kubaka ngo ikigo cy'ibirindiro ngo mu gihugu cy'u Burundi, ngo niyo ngiri gutoreza aba FDLR. UN nayo yicariye intebe ishyushye kuko na hano Igoma barimo kugengwa, barimo kuvanamo ibintu byabo, nuko ibintu byabo babigize ibanga. Donc diplomasi yabo, niba ndi buyite ngo ni diplomasi yabo ntago bijya byoroha kugira ngo amakuru yaba abantu tuyatanga uko tubyifuza. Even na Sadek baramutse batwemereye kuri kote y'ibihugu byombi yabo Rwanda na Kongo bakareka tugatangaza inkuru ko zibi bimeze, mwababona n'amasoni rwose ari gukwiyo n'amasoni barimo gutaha. Nk'ubu mu makuru mfite, usibye ko nyine ntago twigeze tujya gukamera, usibye ko nyine twe tuba dufite imbona ahantu hose, nuko uyu munsi izi ngabo za MONUSCO n'ubundi zanyuza hano kuri Grande Barriere la Corniche hano ku mupaka munini wa hano i Rubavu, zambutse zica mu Rwanda zerekeza i Bunia, zirimo zirava muri uyu mujyi wa Goma. Kugenda gake biguru ntege. Mwibuke ko nabwiye ko hari ibyumba bibiri hano mu mujyi wa Goma mu biro bya muri defense ya MONUSCO hano ku kibuga cy'indege, banze ko M23 ijyamo cyangwa se isaka irebe birimo. Ibi byumba bikaba bivuga ko ngo harimo ngo nibura ngo amatoni n'amatoni y'amazahabu y'amabuye y'agaciro, ariyo mpamvu banze ko M23 yinjiramo.
icyitwa ibuye ry'agaciro hari abararifite. Noneho 23 nayibonye banze irababwira iti noneho reka turebe aho muzabinyuza. Usibye gusohokera ku mupaka w'u Rwanda nta handi hantu M23 yababwiye ko bagomba kunyura. Nibajya za Kibumba ntibazamuka ruguru ntibyashoboka. Iyo ni mission impossible. Ntibazamuka ngo bacano za Sake Masisi bakomeze iyo za Warikare. Bavuga iyo bagiye bajyanye ibikoresho by'umwanzi. Abari mu bindi bice ntabwo bemere kugera hano Igoma bakoresheje indege cyangwa se ikindi kintu kitari buze guca ahantu hari buze kugicekinga. Ubwo nta n'indege nyine nta kindi. Ntimuzabone zino ndege za MONUSCO ziri kujyana ibikoresho iriya muri za Fizi zibijyanira Wazalendo. Hara muri ya misozi ya za Fizi bira bikoresha Wazalendo bari kwicisha abanyamurenge ngo mugire ngo biri kuba biturutse hano Igoma ku birindiro bya MONUSCO, ahubwo biri guca ku bindi birindiro bya MONUSCO biri mu bindi bice. Hano Igoma ho ntibabikora. Iriya ndege ntiyazamuka bahagirasa abasore bamaze kwisiga insenda rwose. Nta kintu waza ubabwira, nta kintu waza ubabwira rwose. Nabo baba bakamejeje ku mabwiriza yabo, ntacyo waza ubabwira. Ubu tuvugana rero bakunze Jeune Official, nkuko amakuru arimo aragenda ngeraho, nuko M23 uduce twinshi irimo kugenda twigarurira. N'ubundi ibiganiro bya Gisekedi ntabwo bize ko bizaba. Iyi ngingo ubwo naho tugiye kuyinjiraho. Impamvu M23 iri kubona ko ibi biganiro bya Gisekedi bigoranye, nabo ubwo batangiye kubona ko ibi biganiro bitazashoboka, ahubwo bagatangira kugenda bavumburamo inzira y'imitego Gisekedi ashaka kubatega. We arashaka donc Gisekedi nubwo yijijishije na Jororenko akavuga ngo bemeye ibiganiro, ntabwo yemeye ibiganiro, nubwo yemeye gufata cyangwa se ni uburyo bwo gufata abayobozi ba M23 nibwo ari gutegura. Ariko icyo nababwira cyo nuko mu byukuri ayo ubwo bujyangi abagabo kumanukanywa akaguturukana za Rumanga iyo ngiyo za Bunagana bakakugeza za Side Kivu bakakufatana za Warikare bakakwirukaho ukajya mu mashyamba. Ntabwo bari babuze ubwenge bwo kumenya utwo dutego nk'utwo ngutwo wakabona tubateze kera, ariko ntabwo byashobotse kubera ko n'abanyabwenge bagiye biyongera bagahuza ubwenge ibintu bigakomera. Nuko ngo ukuntu iyi operation no gufata abayobozi ba M23 uyu mugabo bari babiteguye, babiteguye baminyujije muri iki kintu cyitwa ibiganiro. Babitegura mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere babanje gushyiraho mandadari, uburyo bwo gufatamo cyangwa se guhiga. Nawe can you imagine umuntu ari mu mujyi wa Goma ukishyiraho mandadari ngo bamufate, ngo uzamufata ngo azahabwa amafaranga angana atya, kandi nawe uza ahari ukamutuma umuntu uzi neza ko azi ahari kandi yirirwa aho ngaho nawe ahantu hazi. Ibyo babishiraho umuntu utabona, utazi aho washakira, nta address afite, utazi ngabarizwa. Ariko can you imagine aza ahari buri munsi bari kumuvugaho, itangazamakuru baririrwana n'iki, warangiza ngo ushyizeho ngo ibihumbi rwose kuva ngo ugashyiraho 500 amadolari angana kuriya, nta kintu muri kumvamo. Barangije no gufata abayobozi ba M23 bose bamaze kubashyiraho ibyo izo wanted cyangwa se izo mandadare zibahiga, niko kureka bacisha mutusi. Barangije bati noneho reka duhita tuvuga ko tugiye mu biganiro. Jororenko nyaboneka umwanya wanje twasangiye akabisi nagahiye, nubundi waraduhuje ariko ntibyakunda nigira kinani, reka none duhite tuduhuza ubabwire ko twemeye ibiganiro. Jororenko yabitangaje. Gahunda iriho barashaka kugira ngo M23 bagwe mu mutego bemere, nibemera baje hariya i Rwanda bakicara mu nama, imitutu y'imbunda ihita bahagarara ku mutwe. Ati bari barabashyiraho mandadare murafashwe, ababafashe ibihembo byabo batangire babyake,
abagabo nibo bajyana Kinshasa urugamba neza bahite bahamagara icyo bahita bagukorera, hamagara fata telefone, hamagara abasore bahite biripotinga bose imbunda bazirambike basubire inyuma bave mu mujyi wa Goma, gatangira no bakagukontorora nka telecommande. Icyo gihe nyine urugamba ruba rurangiye. Weho mwe muragenda mukagira ngo baracari mu biganiro, ukajya ku nta nubwo banababwira ngo babafashe. Reka da, ntabwo bababwira ngo babafashe, kugira ngo amahanga atagaragara ko atagaragazarira yuko bashimuswe, ntabwo bagaragariza ko babafashe, ahubwo bayibafatiraho imbunda. Hamagara Makenga mubwira asubire inyuma ave mu mujyi wa Goma vuba. Undi rero yabona imbunda muri ku mutwe akabwira Makenga ngo subire inyuma, Makenga agasubira inyuma ntacyo avuze. Natwe tugatangira ngo ni reprise strategique, ukumva Bukavu bayivuyemo, ukumva hose bavuyemo ngo ni reprise strategique, ukumva bageze Bunagana bagafungira nkaho ngaho, bakohereza nk'umuyobozi umwe. Undi tuzamwohereza ari uko mwamanitse intwaro mwemeye neza ibyo tubategeka, abandi nibwo tuzabarekura. Ukumva M23 batangiye kwandika amatangazo wenda barekuye nka Kanyuka usanzwe yandika akajya arashiraho na kashi ati turemeye ibyo bategetse byose ni yega fande mwidishe turemeye. Mwe mukavuga muteye 23 barayibindikiranyije, kumbe nuko babafateye imbunda mu byo bagiyemo bari bagiye mu bingo ni mu biganiro, bikaza kurangira ndetse ahubwo banahise babafata bakihagera bagahita babafunga. Aferi kabirangira icyo M23 na za mbaraga z'umurengera bakoresheje bagira ngo barebe ko babohora abaturage, bikarangira nyine birangiye uko. Ayo mayere rero yose yacishemo umurongo. Ubu bamwe bariga abandi biga, ni ukwiga nicyo bita kunekana cyangwa se kubindana. Ubu tuvugana muri M23 bari guteganya inama kabuhariwe karundura. Hasa mugira ngo hari amabanga ntazabaha konze Jeune Official, kiretse icyo rwose mutakwifuza. Mbere yuko ibi bintu biba cyangwa se n'iyi letere ibageraho, ubutumwa bugomba guturuka kwa Jorenko babwira ko leta Kinshasa yemeye kuganira nabo, barimo gutegura inama kagarara, inama karahabutaka karundura y'abayobozi bakomeye mu nzego za politike ndetse n'iza gisirikare. Inama igomba kubera i Goma. Iyi nama noneho murabizi rwose ibintu bisigaye byoroshye, nanjye kuyatendinga mba mpari, mwenye muzehe rwose mba mpari, wenda niyo naza n'ifoto. Ariko iyo nama ibintu bike mba ngomba kwamba ifite yego byose si ngombwa ngo bijye hanze, ariko ibishoboka niyo wafata ifoto bagisohoka mu nama ukayifata tubwire mwanzu y'iki ako ka interview mukakumva. Ariko ibyo ngibyo byo rwose mugomba kugira gute, mugomba kuzajya mubibona mukibonera ku gihe. Iyi nama rero barabagiye kwiga uko bari buze kwakira cyangwa se icyo bagomba gukora. Muri iyi nama reka mbabwire ikintu kigomba kubaho niba koko iyi mishikirano Nevo Gisekedi yayemeye. Muri M23 rateganya bakavuga bati niba iyi mishikirano bifuje ko tuganira ahantu habiri tugomba guhitamo, ahantu tugomba gufatikanya guhitamo kubera iyi nama nitwe tuzayakira, n'ahandi hantu izabera igomba kuzabera nitabera mu mujyi wa Goma, igomba kuzabera i Bukavu. Aha niho hantu habiri iyi nama y'imishikirano igomba kubera, niramuka ibaye bishobotse ko iba nta handi. Ni ikibazo cy'abanyagihugu ukwabo, nta mpamvu yo kuvuga ngo bagiye kujya mu bindi bihugu ngo gukorera inama. Ni inama y'abanyagihugu bwabo y'abakongomani ubwo igomba no kubera muri Kongo ubwaho. Noneho rero kuko bamusabye kera ntiyumve, kandi hari n'inama bigeze kugirana Kinshasa nticemo, none nawe bazajya kuganira, ntago ari mu shamba ngo bazaganira mu shamba, bazahitamo hagati ya Bukavu na Goma aho bagomba kuganirira. Ndetse ngo ari nabo barinda umutekano kuri kote ya M23, kuko ngo nibo baze kurinda umutekano ziriya ngabo ntago bazizeye zabo, nta nizemere kuhanuka kiretse nk'abaherekeje nabwo, ariko baba bameze nk'abaziritswe, hari imirongo baca batagomba kurengaho, hari imirongo babacira batagomba kurengaho. Ngayo nguko ibyo niko bimeze. Ubwo rero ibyo niyo myanzuro irimo kugenda ivugwa cyangwa se byatangiye kugenda bitangazwa guturuka hano muri AFC M23. Naho ibyo nama byo bizaba
kuri kote y'u Rwanda rero noneho birasa naho cyacyasha Gisekedi yagendaga bambika atwambika kanange nishiremo atwambika mu miryango mpuzamahanga n'iki birasa noneho ikinyoma cyatangiye gukubitirwa hareba inzega batangiye ubwo nabo niba ari abasesenguza batangira kubona ko ibyo mu by'ukuri bavuga Gisekedi yavugaga ari amatakirangoye aha ndavuga ko kwa kuneva ngo M23 ngo ntabwo ari abakongomani ngo ni ingabo z'u Rwanda ngo zitwikiriye ngo donc ngo ni nk'igikonoshwa ngo ni ingabo z'u Rwanda zitwikire M23 kuba rero Gisekedi ngo donc nahoze numva amagambo atangajwe na Aremu Kurarinda n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije avuga ati kuba baravugaga ko M23 ari u Rwanda rwihishe muri M23 none Gisekedi akaba yemeye guhaguruka akaba agiye kuganira n'abakongomani n'abakongomani agiye kuganira nabo ntago agiye kuganira n'u Rwanda ibi bikuru kuzongera gutekereza kuvuga ko ari u Rwanda byabintu nyine yahoraga ari marajijisha ibyo nabyo biri kugenda ubwo byatangiye kugira umurongo ikindi banashimye cyangwa se numvishe Aremu Kurarinda shima ntekereza ko ubwo ni guverinoma y'u Rwanda yose igishima nuko bahisemo none ko ikibazo kigomba gukemurwa na Afrika apana byende byo kuvuga ngo bagiye kukijyana ngo mu miryango mpuzamahanga nk'izi Burayi ngarizo zijya kugira ute zijya gukemura iki kibazo John Renko urumva ari umunyafrika cyangwa se na Afrika kuri Afrika rero ko bahisemo John Renko ngo niwe muhuza kandi bakemera ko ari we urubuze kuba yoboye ibi biganiro urumva ko iki kintu ni ikintu cyanejeje cyane mu by'ukuri Afrika donc nabo bamaze kwigirira icyizere apana kuvuga ngo ni akanama kabibumbye ngo kazaza gukemura ikibazo nini no bahisemo neza ibyo rero nibyo mu by'ukuri navuga ngo ni ibintu byanejeje cyane guverinoma y'u Rwanda nababwira byinshi rero gusa ntabwo ko nza kuva hano muri studio mbabwiye ko pinga no yamaze kubatombe kuko ubu nsigaje indi minota itari mike ntago ari myinshi ariko sina mike ariko icyo nakubwira cyo iyi pinga nayo bari kuyikuramo bari kuyirasa icyitwa urufa rw'amasasu hanyuma no mbere gato yuko twakira umuvandimwe Vincent tukinjirana muri politike na diplomasi reka tubanze twamamaze gato cyane umufatanyabikorwa wacu muri iki kiganiro turongeye turakwakira rero muganga kugira ngo utubwire ku bigendanye na discount cyangwa se n'igabanyirizwa ry'ibiciro urakoze cyane rwose buryo igabanyirizwa n'itegeko mu gihe wishimiye abakiriya cyangwa abagana serivisi ubu tuvugana twabahaye 10% ku bantu bafite uburwayi bukurikira cyane cyane abantu bafite diabete indwara z'umutima umuvuduko w'amaraso indwara zitera kanseri ubwo ndavuga prostate abadamu bakunda kugira ibibazo by'inkondo y'umura abantu bafite ikibazo cy'umwijima cyane cyane hepatite B n'abantu bafite ibibazo byo kutabyara nabyo biteza ikibazo mu muryango nabo twabaye 10% tukanibutsa abandi bantu nabo bafite ingorane zo gutera akabari niko bavuga cyangwa koreza amabanga y'urugo namwe bitewe n'uburyo mugana iyi serivisi mukakinira iwacu tubaye 10% naho rero namwe mugenewe 5% turavuga abantu bafite amibe indwara z'amagufa umugongo ndavuga bafite impyiko indwara z'ubuhumekero igifu hemorrhoide namwe ni 5%. Reka tubibutse aho mwajya mudusanga abari USA, Canada na Australia dufite umuntu uri USA no bagezeho serivisi zacu murahamagara niwe ubagezeho ya miti bigatwara imisi itarenze 2. Abari mu Rwanda harabagana Igisenyi ni ku muhanda w'amadepo naho turahakorera hari etage hari rwose umanutse munsi yaho zigara hari na pharmacy naho ngaho Kimironko ni ku muhanda ujya 12 ku muhanda ujya 12 cyangwa Kigali Parent School umuhanda uri inyuma y'isoko inzu ya mbere hari naho ngaho dukorera uhita hamanuka kubona ibyapa bya Primary Infinity nimero nakamenyetso guteranya 250 782 99 057 cyangwa 0782 99 057 mugire ubuzima bwiza. Yes, Vincent rero yamaze kugera ku muyoboro ubu tayari tukaba turi kumwe hano muri studio cyangwa se mu kigano n'ubundi nkuko dusanzwe tubigenza. Vincent ndagira ngo n'ubundi twigarukire mu makuru noneho nyuma uko twe narimaze guha abadukurikiye update ndagira ngo dite twinjira mu makuru ya politike na diplomasi niko nabonye iyo uyategura rwose wayahaye headline. Ndahera gato turacyari muri cya kibazo n'ubundi cya hano muri Republika na Demokarasi ya Kongo by'umwariko
mu mishikirano utambwira ko ibintu by'amayinite ashize. Wenda twahita dukomeza. Perezida Kagame yagaragaje ibintu bitatu byakemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vincent, ndimo nakumva. ibyo bintu bitatu His Excellency yagaragaje bishobora gutuma ibibazo byo muri Kongo bikemuka ni ibihe? Icya mbere yavuze yuko reka turebe. Ikigaragara cyo ni amayinite ashize, ariko ntabwo biba ari ibintu biri butinde. Ntabwo ari ibintu biba biri butinde. Mwihangane gato ngikemure. Amayinite rwose ntabwo ari ikibazo. Mwihangane gato ngikemure rwose. Ibyo bintu bitatu His Excellency yagaragaje bishobora gukemura iki kibazo kiri muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibihe rwose bishobora kugikemura kigakemuka burundu. Ese inzira y'ibiganiro yonyine ntabwo yaba ihagije kuba yakemura iki kibazo? Reka rero mu by'ukuri twumve Vincent buri ari mu bakurikiranye ibyo bintu bitatu, noneho abitugezeho cyangwa se abitubwire gatanu kuri kagenzi kako. Twumve ibyo bintu bitatu ni ibihe. Yego Vincent, watubwiraga ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu nibyo twe dushaka kugira tumenye. Ibintu byatangajwe na Perezida Paul Kagame, aho yavuze ko hari ibintu bitatu bigomba gushingirwaho kugira ngo ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikemuke. Harimo guhagarika intambara, kumvikana mu 23 ndetse no kuzirikana ko umutekano w'u Rwanda ugirwaho impaka. ngo ndetse no kumva ko umutekano w'u Rwanda ari ikintu kitagomba kugirwaho impaka. Kitagomba kugishwaho impaka. Kugibwaho impaka. Ubwo birashatse kuvuga iki? Ibi nyine nibyo yatangaje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga bita Mario Nawafare. Akaba yabivuze nyine agaragaza yuko kugira ngo ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bikemuke ari uko M23 yaganira n'abo bahanganye ndetse intambara igahagarara bagashyiraho agahenge. Iki cyerekezo n'umutekano w'u Rwanda yagitinzeho cyane, agaragaza ko mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo ibyagiye bihabera kenshi ko byagiye bigira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda. Aho yagaragaje ko FDLR n'ingabo z'Abarundi ndetse n'abafatanyabikorwa ba FARDC bagiye bagaya ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda. Avuga yuko rero igihe cyose ibi byazakomeza gutya n'ubundi ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo byaba bidakemutse, ariko ko yitwe iranduwe ndetse igisirikare cya Kongo kikareka gukorana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye, byatanga umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, bigatuma n'u Rwanda ndetse rugira umutekano, kuko u Rwanda rugenda rubihomberamo, aho rubura abantu, aho rubura ibintu. Turabizi ko hari ibitero bitandukanye byagiye bikagwa mu Rwanda, icyakabwe Musanze, icyakabwe n'ubundi kuri 23 mu karere ka Rubavu hakagwamo n'abantu 16. 27 z'ukwa mbere. Ibyo byose bikaba byaragiye 27 z'ukwa kabiri. Ni z'ukwa kabiri, ni z'ukwa mbere. Ni z'ukwa mbere. Ibyo ngibyo bikaba byaragiye bitera ibibazo bitandukanye, tuz'abantu ndetse no kwangirika kw'imitungo y'abantu. Kagame rero akaba bishimangira avuga yuko ibyo bibazo byo mu burasirazuba Kongo bikemuka batitaye no ku kibazo cy'u Rwanda cy'umutekano, ko ibibazo bitaba bikemutse muri rusange, ariko igihe ikibazo rero cy'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo nacyo cyakemurwa igira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda, ibyo bibazo byaba bitorewe umuti mu buryo bufatika. Ariko ndabona hano yahise akubitamo n'indi jambo rikakaye, aravuga ngo Gisekedi ngo ni umuntu udashobotse kandi utanashoboye. Yamugaragaje nk'umuntu udashobotse kandi utanashoboye, kubera ko mu gihe kimwe bajyaga baganira, ngo yagaragazaga ko abyumvise ibyo baganira, ariko yagera hanze akagaragaza ko yabyibagiwe. Ngo kenshi na kenshi ngo ni umuntu mbega mudashobora kujya inama ngo
muyihurireho anagaragaza buryo ki igihe cyose bagiye bahura yagiye agira indimi ebyiri avuga yuko no kumvikana nawe ari ibintu bigoye aravuga ati ndashaka kubyerekana kumenya umuntu waba warumvikanye nawe waba akabimbwira ati kuko arabeshya cyane ni umunyabinyoma cyane niyo mpamvu n'ibi bintu by'imishyikirano bari kuba bati yabivugiye nagera Kinshasa birahinduka ngo yagiye aganira nawe bakemeranya ibintu bagiye gukora ngo yaba agisohoka mu muryango ngo akaba arabyibagiwe cyangwa akabihindura ukumva avuga ngo hoya ntabwo iyo tugeze tubivugana cyangwa afite ndabizi no mu nama ya EAC hari ibyo bavagamo bicaye baganiye yakavamo akabihinduka cyangwa uyu mugabo afite ikibazo cyo kwibagirwa afite ya ndwara yo kwibagirwa ntabwo ari ukwibagirwa ahubwo ni ikibazo ngo cy'ubudemagoji ubudemagoji yavuze ati niba aramuka bahuye rwose azamubwira ko yifuza ko atakabaye perezida wa Kongo aho yagize ati namubwira ni nakwifuje ko utakabaye perezida w'iki gihugu cyiza ati ndetse rwose ubutani ntukongere ati sinzongera kwicarana nawe ati ikindi gihe ninongera kwicarana nawe mbona nkubona rwose nzayimubwira ati kuko urabona adakwiye kuba ayobora igihugu cyiza nk'iki ati murabizi ko Felix yamaze imyaka myinshi mu buryo atwara tagisi atakora n'ibindi nk'ibyo ariko atafite amateka mabi ati sinzi niba abantu barabibonye atari umuryango w'abataliyani ati yakoreraga ati uwo mugabo yaratunguwe yumvise ko abaye perezida kuko no gutwara sida byari byaramunaniye wampaye nka data ati rero ntabwo afite ubushobozi bwose bwo kuba perezida ngo no gutwara kubera uko ameze uwo mugabo ngo yakoreraga iyo mirimo yo gutwara perezida ngo yaratunguwe kumva ngo yabaye perezida yaratunguwe cyane rwose ibintu biramutunguye ati yibaza uko bigenze yabaye perezida no gutwara perezida byari byaramunaniye ati ubu ngubu yabaye perezida w'iki gihugu koko biramuyobera ati bahuye yamubwira ati rwose ntuzongere kwirirwa ushaka kuba perezida kuko ngewe nari nkwiye kuba nakugira inama yo kudakwiye kuba perezida ariko rero ibi biteye n'ikimwaro ku bayobozi ba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntekereza ko ariyo mpamvu na ba nanga bahagurutse kubona umuntu nk'uwo nguwo rwose aza rwose akabayoborana donke nta kintu byumvikana urumva nyine ni ikibazo niyo mpamvu usanga n'imiyoborere yabo irimo ikibazo ikigaragaraho buriya nta nubwo ari wanafataga imyanzuro buri biba byose ushobora gusanga ari n'undi muntu uba uri kuyobora amufite inyungu yameze nka remote birashoboka cyane cyangwa nawe akayifata kubera nyine icya kindi twabonye cy'uko icyo muvuganye atari cyo akora ibyemezo afashe kubikurikiza bikagorana kuko yenda kandi yaba yanabyibagiwe nk'uko wigeze ubivuga harimo ikibazo gikomeye mu miyoborere yabo aho ubona imiyoborere yabo birangwa na ruswa icyere wabo ndetse n'ibindi bitandukanye bituma nyine iki gihugu kidatera imbere ntabwo byoroshye pe ariko uko bigenda kose bizakunda kuko bizageraho bamukureho niba abantu barahagurutse kugira ngo bamurwanye nuko babona ubuyobozi bwe budashobotse kandi ko babona ko atanashoboye niba perezida mugenzi we agaragaza ko adashobotse kandi atanashoboye ubwo urumva abaturage nabo baba barabibonye ariko bakabura uko babivuga ariko ndabona hano ngo hagaragaye ngo ibyo ubutegetsi bwa Gisekedi bugomba gukora mbere y'uko butangira kujya mu biganiro cyangwa se gutekereza iby'ibiganiro ibyo bintu bagomba kubanza gukora nibura waba wamaze kubikubitaho ijisho nibura ngo ubitubwire abantu batandukanye nyuma y'uko babonye itangazo ryasohowe na perezida wa Angola rivuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeye yuko bwaganira n'umutwe wa 23 abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane bagiye bagaragaza ingingo zikwiye kubanza gusuzumwa mbere y'uko ibyo biganiro biba ingingo ya mbere hariho ko bakuraho ibihano byahawe Colonel Nanga na bagenzi be ngo kugira ngo igihe cyose yajya muri Angola cyangwa ahandi habera ibiganiro ati icyo gihugu kitamufata nk'umunyabyaha ati ikindi nanone ni uko inteko ishinga amategeko yaterana
ati gatora itegeko ryemeza yuko M23 atari umutwe w'iterabwoba nk'uko Kizito akunda kubivuga kugira ngo abantu batazajya babona nk'abo mu mutwe w'iterabwoba kandi barengana ati bakemeza ko ari umutwe uharanira impinduramatwara ati wemewe ati ibyo biramutse bikozwe rero ati rero ibiganiro byawe mu bwisanzure kandi bikagira umusaruro ati naho ubundi bidakozwe ibyo biganiro ntabwo bishobora kuba kuko ba Colonel Nangabo no bakikanga ko igihugu bajya mu cyari cyose cyabafata kuko bafata nk'umutwe witwaje intwaro kandi w'iterabwoba iyo ni operation n'ubundi babafata bari gutegura kugira ngo banabafatemo operation nje mbona Gisekedi yari yamaze gutegura yo kugira ngo abone uko afata abayobozi urabona bashoboraga no kugeraho umugani baba bakigerayo ibyo bihano bikiriho bagahita babafatira nk'imbundu urumva byagomba kuba birangiye icya gatatu rero nuko bakora ziriya mandadare zashyizweho ejo bundi urabizi bashyizeho amafaranga ba Bertrand Bisimwa ba Lawrence Kanyuka ba Wiringoma ba Nanga ba Sultan Makenga ni bose bagiye bashyirirwaho 5,000,000 bamwe z'amadolari abandi 1,000,000 z'amadolari kugera no kuri wa munyamakuru pero ruwara nayo bamushyiraho 1,000,000 enye urimo akaba ati rero izi manda zikwiye kuva kuko ashobora kugera muri Angola bagahita bamufata tubonye ikirere reka tugifate noneho ayo mafaranga natwe tugira idolari natwe twaziduhe urumva babafashe ari bane baba babonye 20,000,000 z'amadolari bafata abandi bakababonye izindi bakabona ibidolari byinshi ariko M23 nayo mu by'ukuri mu byo bari gutegura nuko ngo iyi nama ni y'abakongomani bo ubwabo ngo iramutse ibaye iri biragenda neza ngo itabereye Bukavu yabera Igoma ubu ngubu kuri imishyikirano iyi mishyikirano yabo iri gutegura ntabwo nubwo M23 yabivuga gutyo ntabwo byakemerwa n'umuhuza kubera icyo atakemera kubera ko kari agace bagafata nk'agace kadatekanye urabizi ko bavuga yuko Wazalendo FDL ndetse n'indi mitwe ikirimo ariko bakavuga bati batubuza umutekano nizo nzitwazo ziri bubeho muri make ntabwo byaba ari urwitwazo kubera ko nta mutekano hari igihe cyose wahashyira abanyamahanga FDL ishobora kubabuza uburyo ugasanga abayobozi baje kubahuza babuze umutekano kandi ntabwo nyine byanashoboka ko umutwe witwaje intwaro ari wo utegekaho ibiganiro bibera igihe cyose umuhuza niwe ugena ibiganiro bibera niwe wenyine uba ufite izo nshingano niwe ugena ati ibiganiro bizabera kubera yuko abona umutekano bazayitabira kubacunga byoroshye uburyo bw'amahoteli bazabamo bazabona ibikenewe byose umuhuza niwe ufite ubwo bushobozi bwose bwo kugena ibikwiye gukurikizwa ndetse n'ibidakwiye gukurikizwa bitewe n'uko we aba yabitanze nuko rero ngayo nguko reka turebe gusa bo barateganya rwose ko iyi nama iramutse ari bayabera muri iyi miti yombi kuko n'ubundi rega nabo buriya witonde ikintu ugomba kwitondera nuko iyi nama nabo barashaka kuba aribo bari kwikontorora bitandukanye nuko Gisekedi yumva ariwe wakontorora kuko abyemeye n'ubundi atari uko agize imbabazi ari uko ubundi yakubiswe iminyafu ikamubabaza ntabwo na Gisekedi tubaje ko kwikontorora kubera yuko umuhuza ari ugena umvise ko Oscar Gisekedi atari ubatumira ko ari umuhuza utanga invitation ntabwo rero nta kintu na kimwe kiri mu maboko ya Gisekedi icyaba mu maboko yiwe ni ugutwara abajya delegasiyo yiwe iserukira ubutegetsi bwiwe icyo cyaba mu maboko yiwe n'ibindi ntabwo byaba mu maboko ye kuko ntawe byigeze biba mu buhuza ko uwo mugiye kuganira ari gutegura iby'inama n'ibindi ntabwo ibyo bibaho ntibyigeze bibaho kandi nkeka ko bitazanabaho twihute rero sasa dusimbukire ku yindi nkuru hano ndabona bivuga ngo abanyeshuri biga muri kaminuza Kisangani bavuze ko biteguye kujya mu gisirikare ngo kurwanya M23 ngaho rero baracyashaka imirwano se kandi
Urabizi yuko hashize iminsi abayobozi batandukanye mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu bice byose n'abayobozi bakuru haba perezida haba abaminisitiri bagenda bazenguruka uduce dutandukanye babwira urubyiruko ko rukwiye kujya mu gisirikare kugira ngo rurwanye M23 bamwe bakabakangurira kujya muri FARDC abandi bakabakangurira kujya muri polisi ndetse ntibabure no kubabwira ngo bajye muri Wazalendo. Niba rero abayobozi baheruka mu gice cya Chopo na universite yabo akaba universite nyine ya Kisangani akaba ari herereye abanyeshuri bakaba barasabwe yuko bajya mu gisirikare kugira ngo babafashe kurwanya umwanzi ariwo bita M23 bikaba rero byarasabwe n'umuyobozi bita Marie Tereza Sombo ariwe wabasabaga yuko bajya mu gisirikare bakaba mu nkeragutabara kugira ngo batabare igihugu cyabo gifite ibibazo bitandukanye. Bavuga yuko rero abanyeshuri nabo ngo babyemeye bavuga ko ngo bagiye kubikora mu buryo bushoboka byose ngo bakajya mu gisirikare kugira ngo batabare igihugu cyabo ngo cyatewe n'umwanzi nk'uko banabivuga kenshi na kenshi bakabishinja u Rwanda ariko barabizi ko u Rwanda rubihakana. Niko batangaje rero ko ngo bagiye kukijyamo kugira ngo bakore ibishoboka byose 23 duce yafashe batubake batugarure ariko ni inzozi nyine ko akunda umwana rotarya yenda niba badafite icyo kurya ariko akabirota kubera ko ushonje arota ibyo akeneye. Aba nabo ni nk'inzozi nyine barabirota. Wumvise ko Oscar Barinda yavuze ati umwaka 2012 cyangwa 2013 ati utandukanye na 2024 cyangwa 2025 igihe bamubazaga niyo bazongera kuva mu mujyi wa Goma nk'uko bigeze bawuvamo wumvise ko yakura ibyo twatsa turamenya ibyo ntibishoboka imyaka iratandukanye. Aha rero nabo bakibeshya bakagira ngo iyo myaka niko n'ubu bimeze. Ibyo urabizwe mu 2023 itariyubaka nta ntwaro yagiraga zigezweho nta drone yagiraga nta modoka nta majipe nk'ayo wabonye nta makamyo ariko ubu ngubu bafite ibikoresho byinshi bafite igisirikare cyinshi bafite polisi bavuye muri leta bafite abasirikare bavuye muri leta bafite abavuye muri twitwaje intwaro babiyumzeho bafite abanyepolitike bavuye muri leta babiyunzeho bafite abanyepolitike batavuye muri leta bari ku ruhande babiyunzeho. Urumva ko bafite amaboko bafite urubyiruko rwavuye ku ruhande rwabiyunzeho. Ibi rero bitandukanye n'icyo gihe cyose ku buryo kuvuga ngo bakongera kuyigarurira babaka uduce bafashe biragoye aho kugishoboka nuko ishobora no gufata ibindi bice itari yafata ejo cyangwa ejo bundi. Nubwo twumvise Oscar Barinda avuga ngo babaye batwirwaneho yahise anyibutsa ko bunze ubumwe n'umutwe wa twirwaneho ariko ubundi ubusanzwe ngo bari batwirwaneho. Wabyumvise nawe babaye batwirwaneho ngo baritabara. Mwumvise umubaza ibyerekeranye n'uko ngo nabo bafata utundi duce avuga yuko ngo badufata kubera yuko ngo igisirikare cyadutaye. Mwumvise ko bari abagabo bazi no kuvuga aya barabizi ibintu byo kuvuga rwose ntago ari ni ibintu byabo. Bazi kuvuga kandi bakavuga ibitekerezo bifatika uko wumvise ukuntu yajya gusubiza wumva ibintu bye bifite logique rwose bifite n'injyana akakwereka n'ibimenyetso bifatika. Aha rero bataganiriye aba banyeshuri basigara nabo bibona nka ba Wazalendo bandi twagiye tubona bashyingura bakibwira ko bagiye gutabara igihugu ku bandi bagiye kwishyira mu kaga. Hanyuma tugaruke kuri inkuru ifite ahihura n'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagize icyo avuga ku byasabwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ikibuga cy'indege doke cya Goma ibihugu imiryango igiye itandukanye irimo n'uyu muryango w'Uburayi wasabye ko cyafungurwa n'indi miryango myinshi yagiye ibivuga. Nawe rero ngo hari icyo yagize icyo abivugaho. Niki Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaba yatangaje cyangwa se yaba yavuze kuri iki kibuga cy'indege? Urabizi yuko abantu batandukanye bamaze iminsi basaba yuko iki kibuga gifungurwa. Ndabyumva. Ariko M23 nayo ikavuga yuko cyangijwe n'ibisasu byatewe na guverinoma
yakisha se n'abafatanyabikorwa bayo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe rero abinyujije ku rukuta rwa Twitter yasubizaga umukomiseri mu muryango w'ubumwe bw'uburayi wasabaga ko ikibuga cya Goma gifungurwa byihuse. Yego avuga ko ngo arizo nzira zemejwe ko bigomba ngo kubaza ngo hanyuramo ibi bifasha abaturage bari mu kaga. Nduhungirehe namusubiza yuko ko hari inzira zemejwe kino kibuga kigomba gufungurwamo kuko ngo bigomba gukorwa na guverinoma ya Kinshasa. Ababwira yuko rero ko umuryango w'ubumwe bwa Afurika, imiryango itandukanye ndetse n'abagaba b'ingabo b'ibihugu byo muri SADC na EAC ko baherutse guterana bakavuga yuko guverinoma ya Kinshasa ari igomba kubanza gukora kugira ngo iki kibuga kibone gufungurwa. Olivier Nduhungirehe ntibyashingiye avuga yuko kidashobora gufungurwa mu gihe atabikoze. Yanditse kuri Twitter agira ati shyigikiye byimazeyo icyifuzo cyawe usagendeye ku cyemezo cy'abagaba bakuru b'ingabo zo mu bihugu bya EAC na SADC bafashe mu nama ihuriweho yabaye tariki ya 24 Gashyantare 2025 i Dar es Salaam. Guverinoma ya DRC ntirashyiraho notice to amen notamu izatuma ikibuga cy'indege cya Goma cyongera gukora. Urabizi yuko nyine ya 23 igaragaza ko kino kibuga cyangijwe n'ibisasu byaterwaga na FARDC babiteraho M23 hari abarahagize nk'ahantu ho kurwanya. Oya nayo buri igifata nayo burayabiteragaho nayo yarabihateye bose barabihateye. Ariko urabizi ko M23 bishinja ubutegetsi bw'Kinshasa nyine ntiyakishinja ariko birazwi ko bose babiteyemo kugira ngo barebe ko buri wese yakigarura. Nibyo rero yagarutse bavuga ati bose ahangaha bitakurikizwa twumva kitazafungurwa. Nibyo yavuga agasubiza ibyanditswe n'uyu mugenzi wiwe. Biza kurangira rero uwo nguwo avuga ko ngo ikibuga cya Goma ari cyo cyonyine cyafasha kuba byakemuka kuba babona ubutabazi babukeneye ngo gukoresha inzira z'ubutaka bigoye. Amubwira ko rero ibyo ngibyo ari guverinoma ya Kinshasa ifite mu maboko ko nta wundi wabigira mu maboko ikije guverinoma ya Kinshasa. Ubwo rero reka tuze kureba nyine uko iminsi iragenda yicuma niko turaza kugenda tubona umurongo w'icyo kibazo cyangwa se igisubizo cy'icyo kibazo. Hanyuma muri Warikare ngo abaturage bari gutaka babuze aho bagomba kwivuriza. Mana y'u Rwanda aka ni agace iyi teritwari ubundi bavuga ko hano muri teritwari ya Kivu Amajyaruguru mu materitwari rero muri hano muri Kivu Amajyaruguru buriya teritwari ya Warikare naho ngo ni imwe mu materitwari agizwe n'abaturage bake ibice byinshi ari amashamba. Ubwo urumva n'iterambere ryaho ntago riri hejuru cyane. Urumva abaturage bagera mu 10,000 baraza bavuga yuko babuze uburyo bwo kwivuza kubera ko abaturage baho ni 10,000 bagera mu 10,000. Ni benshi da. Harya mu Rwanda dufite abaturage banga abona abatuye mu gace bita Rusamambo. Rusamambo ni babuze ngo uburyo bivuza kubera yuko santé bari bafite zagiye zisenywa n'ibitero M23 na FARDC bagiye bagaba mu bice bitandukanye. Ese muri biriya bice muri Warikare usibye hano muri za Pinga Peti ndetse na za muri yo axe ubwo handi mu bindi bice hari aho imirwano iragera usibye nano za Nyabyonda usibye bice byonyine birimo intambara byabaye intambara. Hari aho yageze bita Rusamambo ndetse muri groupe bita Ikobo. Ko imirwano yahageze nubwo M23 itarafa ariko imirwano yarahageze usibye umutwe wa M23 abari n'indi mitwe irwana. Umuryango rero uharanira ibikorwa byo gufasha abari mu kaga bita OCHA niwe wabitangaje uvuga yuko abaturage nyine bari mu kaga kubera yuko babuze aho bivuriza ibyo bakeneye batabasha kubibona. Cyane cyane nk'aho ngaho bavugaga mu gace ka Pinga ko centre de santé yari irimo yasenyutse ko yafashaga ibihumbi bigera muri 11,210. Umva ibi aha Pinga niba badafite uburyo bwo kubona ubuvuzi. Aha Pinga niba centre yari yarasenyutse bura ni Guido Shimirayi rwose ne wayisenye
kuko hariya muri pinga usibye uyu munsi M23 iri mu bitero byo kuherekera iri kuhagana ntabwo ariyo yari ihafite yari yakahageze. bavuga yuko byasenyutse bakavuga n'agace ka Nyabyondo abizi ko site ya Nyabyondo yafashwe na M23 ku cyumweru bakavuga ko nabo batabona uko bivuza bakavuga nk'abari muri grupoma bita Ruberike na za Kashebere nabo batabona uko bivuza ko hari abaturage bagera mu 40 nabo babuze uko bivuza kubera iyo masantere de santé ndetse n'ibindi bigo byabafasha kandi byasenyutse mu by'ukuri bakaba bari mu kaga nyine bateye nuko badafite ibikorwa remezo by'ubuvuzi bibafasha bakaba barira bishuza yuko babona ubafasha basaba imiryango nterankunga yaba Médecins Sans Frontières ndetse n'indi itandukanye kuba yabafasha kubona uburyo bivuza. Aha ndumva bitoroshe. Hanyuma se uyu muryango ngo niba ari ngo Senko wanyomoje ibyavuzwe ho ni ibiki uyu muryango wanyomoje ni bimeze bite? Nibyo Senko yanyomoje amakuru avuga ko ibiganiro irimo byawe bitegurira amayira uzasimbura Kisekedi byavuzwe na Shore uyobora iri tsinda nyine ry'abepiskopi yavuze ko yatunguye cyane no kumva ibyatanzwe mu kiganiro n'umupasiteri bita Kayikanza yagiranye n'uwo bita Pierre Kambumbi. Aho se ntibyaba ari byo ahubwo ari amabanga yamenwe ari amabanga bamenye? Nabyo birashoboka ariko we yabihakanye avuga ko ngo ari ibinyoma ngo cyane cyane ko uyu mupasiteri atari ari mu biganiro byabo ngo amasezerano bo bavuze ngo agamije kugira ngo abanyekongo bagire umutekano n'amahoro arambye ngo yaba ari perezida uriho ndetse n'abazamusimbura bose ko bazayagiramo inyungu uhereye none muri 2025 kugera muri 2060 ngo ko nta mugambi bafite wo kuba ko bari gutegurira uzasimbura Kisekedi ngo baba bagamije kumukura ku butegetsi. Ibi ngibi bivugwa ngo ni ibihuha byatangajwe n'uyu ngo kubera ko ngo atigeze anitabiriye inama. Aha ndumva rwose hakomeje kubamo guhangana kugeza nubwo rumva n'amatorero nayo yatangiye kugenda yinjira mu byo adakwiye kwinjiramo urumva ibintu byanga ntabwo bisobanutse ntabwo byoroshye. Ntabwo guhangana byabura kuko urumva harimo abapasiteri batandukanye bari ku butegetsi bwa Kinshasa hakaba n'amadini nayo yifuza yuko baganira bakaba bahuza hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagahura bakaganira ariko aya madini nayo yegamiye ku butegetsi akaba agenda akora ibitandukanye nabyo aho nk'uyu nguyu bavuga pasiteri Kayikenza ngo atigeze yitabira n'iyi nama y'abepiskopi ngo uyu nguyu Musenyeri Shore yarayoboye avuga ko nta kintu na kimwe yigeze avuga gusa ngo icy'ukuri uyu yavuze ari uko atigeze yitabiriye inama ngo abantu bashatse no kubigenzura babaza witwa Rivera Eric Rivera Idrissa Rivera Ejipa hamwe n'abandi bantu bari bahari ngo icyo yavuze ko ngo ni uko ngo icyo yavuze ngo ari uko ngo asaba yuko ngo amasezerano yazaba ikintu kibuza abakongomani bose ngo kandi akavuga yuko ngo amadini yagakwiye kuba bafite abantu bayobora bafite ubumenyi buhagije bitandukanye n'aba ngaba bagenda bashingira ku bintu bitari byo babeshya abaturage ni irale bashingiye ku mafaranga mu bintu bijyanye na politiki idini bakabigira politiki. Hanyuma se wenda dukubite kuri update nk'umuntu uri aho ngaho rwose muri za Goma aho ngaho bimeze bite ubu kugeza ubu? Update yari nuko ubutegetsi bwa Kinshasa nyine bukoresheje Human Rights Watch barimo barashinja M23 yuko ngo abanyamakuru yemerera kujya mu bice iyoboye mu gutara y'inkuru ngo ari abemewe n'u Rwanda cyangwa Uganda ngo M23 umunyamakuru wese ugiye ngo imusabe icyangombwa yahawe n'u Rwanda ngo bagashinja rero u Rwanda ko ngo rukoresheje Sakarega ngo ari we uyobora ngo ibyo binyamakuru ngo byemererwa kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ubona bitandukanye n'ukuri kubona ko bavuga ngo umunyamakuru wemerewe kujya mu gutara inkuru ngo bisaba yuko atanga amadolari hagati ya 500 na 600
cyangwa hagati ya 500 n'igihumbi bitewe n'ibinyamakuru akorera. Mu by'ukuri ukabona ari za propaganda za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo kwerekana ko ibibazo byabo byose ababigiramo uruhari ari u Rwanda. None se sinjya mbona iyo tugezeyo na bya binyamakuru bavuze bibaha Gisekedi yahaye amafaranga, sinjya mbona duhurirayo za leta za nki zose na ba Kabumba yewe ntibaba bahari. Ni ikibazo nyine cyo gushinja u Rwanda bakashinja kimwe n'igifate bakazana ikindi. Ikindi nuko mu ruzinduko rwabereye Beni umuyobozi w'intara nyingabuzi Majoro Evariste Kakure Somu mu murwa mukuru w'agateganyo w'intara y'Amajyaruguru babizi yuko iri Beni. Umuyobozi w'ingabo za MONUSCO yongeye gushimangira ko izi ngabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bagiye gushyiraho ingamba nshya zo kurushaho kurengera abaturage. Akavuga yuko urumva icyo avuga nuko agiye gukomeza gufatikanya n'aba ngaba bimuye biro bakajya gukorera mu buhungiro. Mu by'ukuri sinzi niba hari ikindi bazakora gitandukanye n'ibyo bagiye bakora. Ibindi nuko Patrick Muyaya yavuze yuko abanyamurenge ngo nta kibazo bigeze bagira mu gihe cyose ubutegetsi bwagiye bubafasha, ngo ndetse n'umunyamurenge bita Alexis Gisaro ngo yigeze ngo aba minisitiri. Avuga yuko ngo igihe cyose ngo u Rwanda rushaka kubavugira ngo ruba rubyitumye. None Gisaro nawe yahise abihakana avuga ati ibyo ngibyo bavuga barabeshya, u Rwanda ntabwo rwigeze rutera Kongo, ibyo ruvuga biragaragara kuko abanyamurenge bakizwa nabi. Ati kuvuga yuko nigeze mba minisitiri w'ibikorwa remezo ntabwo bikuraho ko bene wacu bahohoterwa. Ati kandi bakwiye kuba bakingirwa. Ibi yabitangaje yavuguruza Patrick Muyaya ibyo yaravuze, aho yavugaga yuko mu Rwanda rwigize umuvugizi w'abanyamurenge mu gihe ngo batigeze batanga ubwo bubasha. Ariko ukabona ari muri wa mugambi nyine wa Muyaya kugira ngo akoreshe itangazamakuru mu gukwirakwiza ibinyoma n'ibihuha. Yes, reka tugushimire cyane Vincent. Urakoze cyane. Yes, yari Vincent rero twari turi muri wa mwanya wa update time, ngira ngo ibyinshi twagiye tubigarukaho, twagiye tubabwira kuri tele ahari kubera urugamba uko situation imeze. Muri aya masaha rero reka duhinira anga tuze kugaruka amasaha y'umugoroba tureba uko ahanga kuri tele cyangwa se ku kibuga cy'imirwano byagenze, ndetse nuko birubuze kwa biraye n'andi makuru ya politike na diplomasi aribuze kuba agezweho. Bakomeze munogerwe na gahunda zacu, like na share niba rwose utarabikora bikore, ku batarakanda subscribe namwe muyikande. Ciao.